Tariki ya 9 Mata mu 1994 nibwo icyo abafaransa bise Operation Amarisi yatangiye mu Rwanda kugera ku ya 12 Mata. Igisobanuro cy'iyo operation kwari gucyura abafaransa n'abanyamahanga bari mu Rwanda. Iyo operation yabaye igihe abantu bicwaga cyane muri Kigali n'ahandi henshi mu gihugu, bicwa n'abasirikare ndetse n'intera hamwe. Izo ngabo z'abafaransa zarebaga bicwaga nyamara ntibigeze babatabara, barabaretse baricwa bikomereza gucyura bene wabo. Abafaransa ngo ntibashatse gutabara kugira ngo bahagarike ubwicanyi bwakorerwaga mu maso yabo, cyane cyane ku kibuga cy'indege cya Kanombe. Bahasize benshi babasigira intera hamwe. Hari abatutsi bari bashoboye kurira mu modoka z'abasirikare b'abafaransa zacyuraga abanyamahanga, ariko bagera kuri bariyeri bakabakuramo bakabicira imbere y'ingabo z'abafaransa. Imiryango yarimo bashakanye hagati y'Umufaransa n'Umunyarwanda nabo barabatandukanije, abanze gutandukana bakabasiga. Tariki ya 9 Mata mu 1994 kandi intera hamwe n'abasirikare bandaga Habyarimana bishe abatutsi bari bahungiye kuri paruwasi Gatolika yitiriwe Mutagatifu Vincent wa Paroti Gikondo bagera kuri 500. Kuri uwo munsi kandi ingabo za Loni ziboneye ubwicanyi bwakorewe abatutsi biganjemo abana muri Kiliziya Igikondo. Mu burasirazuba bw'u Rwanda naho intera hamwe zishe abatutsi muri Nyagatare ndetse n'abari bahungiye kuri paruwasi Zaza muri Kibungo guhera ku itariki ya 9. Ubwo bwicanyi bwaranakomeje warererwa hagati ya 500 na 800 barishwe. Kuri uyu munsi kandi abatutsi bari bahungiye ku misozi ya Murama, Murundi, Mwiri, Nyamirama na Kabare mu karere ka Kayonza nabo barishwe. Didasi Ndindabahizi ni perezida wibuka muri ako karere ka Kayonza. Didasi, mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Tunyuremo muri make amateka ya jenoside yakorewe abatutsi muri ako gace. Murakoze cyane. Jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 mu karere ka Kayonza yakoranywe ubukana. Ngira ngo abari barashishikarijwe ubwicanyi babitangiye kare, kuko urabona ko ubu turi ku itariki ya 9 n'ejo hari ahandi ubwicanyi bwari bwatangiye. Nuko nyuma y'umunsi umwe indege y'uwari umukuru w'igihugu iguye, ubwicanyi bwahise butangira. By'umwihariko rero kuri uyu munsi nk'uko wari ubikomojeho, mu karere kacu ka Kayonza ubwicanyi bwakozwe muri iyo mirenge wari umaze kuvuga. Ni ukuvuga ni cyahoze ari komine Kigarama ya kera mu gace ka segiteri ya Kabare ya kabiri. Ni igice n'ahantu hazwi nka Rubumba n'ahandi hazwi nka Gitara. Intera hamwe zaho rero ni intera hamwe zari zikomeye cyane, zari zaratojwe, zari zifite n'umutwe zise witwaga ngo ni Simba Battalion. Ni intera hamwe zari zaratojwe n'abasirikare b'uwari koloneli Rwagafirita. Nizo rero zamanutse ziza aho ngaho zivuye mu cyaro umurenge wa Bisenga, ubwo yari komine Kabarondo y'icyo gihe. Baraza bica abatutsi bose bari batuye muri iyo mirenge yo hambere ya kera. Barabica, babica nabi, kuko mu buhamya twabonye muri Gacaca hari naho bafashe uruhinja bararusekura. Ahandi ikindi kintu bakoze kidasanzwe cyo kwica abantu babica nabi, bafashe abagore ku ngufu. Aha ni naho hazwi muri ya politike ya leta ivangura, aho bari barafashe abantu babatuza ku nkengero n'inkengero za parike nationale. Aha bamaze kwica abantu, bafashe n'umwanzuro wo kujya guhiga abantu hari abantu bari bashatse kwinjira muri parike nationale Akagera bagira ngo bambuke bajye muri Tanzania. Abandi banihishemo wenda bazi ko ari ibintu bishobora kuzatuza bakagaruka, ariko bagiyemo barabica. Ibyo nabyo ni amakuru Gacaca yagiye iduha. Uretse muri uwo murenge wa Kabare, muri akarere kacu ka Kayonza kandi ubwicanyi kuri uyu munsi ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 4, ubwicanyi bukaze bwanabereye mu murenge wa Mwiri. Ni ukuvuga ahazwi nk'izira Nyawera. Naho hapfuye abantu benshi, abandi baratwikirwa, abandi bagerageza guhunga bahungira kuri Kiliziya y'Umukarani.
nanone kuri uyu munsi hari abandi batutsi biciwe mu murenge wa Murundi ahantu hazi nka za Rwinsheke nabo bishwe kuri uyu munsi. Ahandi habereye ubwicanyi kuri uyu munsi ku itariki ya 9 numvise mutari mwanavuzeho ni mu murenge wa Gahini ahantu abantu biciwe ku bitaro bya Gahini. Uyu munsi rero muri rusange wabaye umunsi mubi mu karere ka Kayonza, uretse ko ari mu Rwanda hose, ariko by'umwihariko mu karere ka Kayonza wabaye umunsi mubi kuko interahamwe zaho zahise zishyira mu bikorwa amabwiriza zari zahawe, kandi si n'ibitangaje kuko zari ziyobowe n'abantu bazwi mu bwicanyi bukomeye, zari ziyobowe n'uwo mukoroneri Rwagafirita, hari harimo ababurugumesitiri nk'uwari wa Kigarama witwaga Mujyaneza, wa Kabarondo Bisengimana, n'uwa Rukara witwaga Mpambara Jean. Ubu imyaka 28 irashize jenoside yakorewe abatutsi ihagaritswe, noneho tuvuge ko ubu abarokotse jenoside yakorewe abatutsi muri ako karere ka Kayonza bageze he mu rugendo rwo kwiyubaka? Uko babayeho ntabwo abarokotse jenoside baheranywe n'amateka, baheranywe n'agahinda. Twagerageje kwiyubaka, abari bato bagiye kwiga, leta irabafasha barasoza, ubu barimo barakorera igihugu, bariteza imbere mu buryo butandukanye. Abadakorera leta barikorera, n'abacuruzi cyangwa bafite ibindi bakora ariko bibyara inyungu, n'abagabo barakomeye, abandi barakora imirimo itandukanye, imirimo y'ubuhinzi buteye imbere, abandi n'aborozi barakomeye, barakuze, bariyubatse, barashatse, bubatse ingo, abandi barabyaye, abana barashyingiye, ariko ntago baheranywe n'amateka. Murakoze cyane, turabashimiye. Nanjye ndabashimiye. Guhera tariki ya 9 Mata kandi mu 1994 interahamwe zatangiye kwica abatutsi bari bahungiye Ikiramuruzi mu karere ka Gatsibo, hamwe n'abari bahungiye ku musozi wa Nyamagumba muri komine Mabanza muri prefecture ya Kibuye. Rugigana Jean Baptiste warokotse jenoside akuye mu rwobo rwa Kiziguro rwajugunywemo abatutsi mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Ubu baravuga ko yamaze iminsi 7 muri urwo rwobo, aza gukurwamo n'ingabo zaho zari za RPA, akaba yemeza ko arizo akesha ubuzima afite we n'abagenzi be bake baharokokeye. Reka tubaze Serafine Wineza Pamela yaramusuye. Rugigana Jean Baptiste mbere ya jenoside yakorewe abatutsi yaratuye mu cyahoze ari komine Murambi, ari naho atuye ubu. Arasobanura uburyo tariki 7 z'ukwezi kwa 4 mwaka w'1994 we nabo bari kumwe bakimara kumenya ko hari perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yapfuye, batangiye gutwikirwa inzu zabo, nyuma bigira inama yo guhungira kuri Kiliziya Gatolika ya Kiziguro kuko ariho bari bizeye ubutabazi, dore ko mu mwaka w'1990 inkotanyi zitangira urugamba rwo kubohora igihugu ngo abatutsi bahahungiye bahabonye ubuhungiro. Habyarimana yarayapfuye, twagiye kubona tubona abajandarume barimo kugenda basaka ibihuru, tubanza kuyoberwa ibyari byo kuko tutari tuzi n'intambara icyari cyo. Birangira 5:30 bafata umuriro batwika amazu yacu. Enangaha urugo rwa data nirwo rwatangiye batwitse bwa mbere. Tumaze kubona ko bayitwise, icyizere cyo kuba tuzaba turagitakaza. Jenoside itangiye twumva natwe tugiye kwa padiri twakira. Gusa mu 1994 ibyo bari biteze si byo babonye. Barahikiwe, Rugigana abanza gutegekwa gutunda imirambo y'abagenzi b'abatutsi bishwe n'interahamwe, ayikura kuri Kiliziya ayijyana kuri urwo rwobo, ariko biza kurangira nawe arwisanzemo. Turakomeza tujya ku Kiliziya, tugeze dusanga abajandarume batwicaza ku rukuta kwa padiri, binjizaga abo bashatse, abandi bakabicira mu kibuga, abandi twebwe batwicaza ku rukuta. Noneho abantu benshi bakajya baza, nk'umuntu akazana n'umuryango w'abantu 8 bakabicira imbere yacu. Birangira badutegetse gutwara imirambo, batwambura ubusa, dusigara ko umuntu Imana yamuremye nibwo twari dusigaye. Hanyuma baratubwira ngo nitujyane imirambo, nitugaruka baraduha imyenda yacu. Dutwara ya mirambo, tugarutse dusanga ya myenda bayitwaye nta n'umwenda n'umuhari, tucyambaye ubusa. Turatunda ntundi umuntu tubajyana muri cya cyobo. Ngeze ku mwobo harimo interahamwe imwe yari ihagaze, yari ishinzwe kwakira abantu, ankubita ikibatera cy'umuhoro ku ijosi, arambwira ati ntabwo wongera kubaho. Nahise numva ntaye ubwenge, nahise nijyana ndagiye muri ya mirambo, mpita ngenda ninjira mu mwobo.
muri uru rwobo Rugigana yamazemo iminsi 7 arokokana n'abandi bose hamwe ari 11 uretse ko na bamwe baje gupfa. Rugigana nawe yahakuye uburwayi budakira ariko kwemeza ko inkotanyi harizo zabatabaye maze bongera kugira icyizere cy'ubuzima. Ariko ubundi uretse abangabo 11 bavuye mu mwobo, ubundi iyo tuza kubona kirengera twari nka 45 kuko uko umunsi warangiraga hapfaga abana. Naragiye nkubita agatuza ku ivi ry'umurambo sanze rishinze mu mwobo. Iryo vi niryo ryanyishe, ahubwo nk'ubu nkicwa n'inkoni nakobiswe nta mugongo nyigira. Ku itariki 11 ni zari inkotanyi zari zahageze mu gitondo kare kare. Mwabibwiwe n'iki? Nuko baje baduhamagara, bari bafite umuntu wari ubayoboye, baranzamura ngeze amahirwe ngera hejuru. Hanyuma tugeze hejuru rero n'abandi bahise bavamo badusanga hejuru, ariko suko twari tukira abantu abo bari baturyamishe nk'imirambo bisanzwe. Ese nyuma yo kuva muri uru rwobo kuri ubu Rugigana abayeho ate? Yaje kwiyakira ate akumva ko agomba kongera kubaho? Nigira icyizere cyo ko ngomba gushaka umugore, gore ndamuzwa 97 9 tubyara umwana w'umuhungu. Iminsi 7 mu mwobo ntaraguyemo, gore munsi mbayeho. Nigira icyizere cy'ubuzima bwanjye, nubwo ureba nubatse nta wigeze nyubakira. Mu mateka yanjye nanga gasuzuguro, mu mateka yanjye nanga gusaba, mu mateka yanjye nanga umuntu wancisha mw'amaso. Ntangira na gukora muri bwa buzima bwari bungoye, ariko ndagerageza ndakora. Imana indinda gutyo rero. Hanyuma ndiho mfite icyizere, urabona uko byasa kose. Suko nuzuje 100%, ariko mu yandi magambo ntacyo mbaye. Amateka y'ururwobo rwa Kiziguro hagaragaza ko rwacukuwe mwaka w'1972 bikozwe n'umupadiri witwa Maricio Rufeana ukomoka mu gihugu cya Espagne, hakaba ari nawe icyo gihe wayoboraga kiliziya ya Kiziguro. Arucukura yaragamije gushakira amazi meza abaturage bo muri ako gace k'icyahoze ari komine Murambi, icyo gihe itaragiraga amazi. Ngo mbere umupadiri yari yarahapimye habona ko ashobora kuboneka amazi, ariko acukuye hageze kuri metero 24.6 z'ubujya kuzimu yaje kugira ikibazo gikomeye cyo guhura n'urutare mu kuzimu, bituma asubika iki gikorwa. Gusa icyo cyobo nticyasibwa gikomeza cyasamye uyu mushinga wibagirana utyo. Nyuma y'imyaka irenga 22 yose icyo cyobo cyamaze kidasibwe. Mu mwaka w'1994 jenoside yakorewe abatutsi itangiye, guhera tariki 9 Mata uwo mwaka abantu bamwe bageragezaga guhungira kuri kiliziya ya Kiziguro bagiye bicirwa mu nzira bugufi ya kiliziya. Naho tariki 11 Mata mu 1994 abari bashoboye guhungira kuri kiliziya ya Kiziguro bagabweho igitero simusiga kigizwe n'abasirikare n'intera hamwe ku itegeko rya Burugumesitiri Gatete Jean Baptiste uzwi cyane mu kuba yarayoboye komine Murambi ikabamara muri jenoside, ari kumwe n'uwitwa Rwabukombe Onesphore wayoboraga komine Muvumba. Abarenga 3,000 bari aho bose barishwe. Ikibazo gikomeza kuba icyo kumenya aho gushyira iyo mibiri, ari nabwo batangiye kuyijugunya muri icyo cyobo. Ni amateka agoye kumva kuko mu buhamya butangwa nuko hari abo barohagamo bataranogonoka, hakabaho ngo n'abatenyaga gutemwa bakijyanamo bakiri bazima. Imibiri isaga 5,000 niyo yakuwe muri uru rwobo, kuri ubu ikaba yarashyinguwe mu cyubahiro mu rwibutso rushya rwa Kiziguro. Serafine Uwineza Pamela, Radio Rwanda, Ikiziguro.